ngira ngo ndi kuvugishwa nuko uyu munsi cyakoze pe isoko mbona kakunaniye mana we naguze ukuntu kanguha kayiko na uzige naherukiraga inyama ahubwo reka ngo uzige naherukiraga inyama waziherukaga ryari cameraman useke naherukaga inyama kera asize igihe kinini akira kayiko sinaherukaga kurya neza keza uyu munsi do yanyakiriye yambwiye ngo nishaka ngo ese kutamaye akarahuri basi nanjye nsome kuri iyi fanta dore mperuka kunywa fanta kera baramuntu we okay umuntu ajya yiyemera kugira ngo wumve ega ntago nkirima amashafi wa undi wa kera barakubwira ngo iyo utarabona ntabwo uvuga tubahaye ikaze rero bakunzi bacu dukurikiye ni kuri Kiza TV bisanzwe ndabasuhuje kandi mbifuza gukomeza kugubwa neza nk'ibisanzwe rero bifuje gukomeza kugira ibihe byiza ari abari mu bihugu byo hanze ndetse n'abari mu Rwanda mwese ndabasuhuje bahaye ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi tugiye kuganira tunarya turi ku meza murabona ko nagize umushyitsi mama Shafi yansuye kirango murabizi ubushize twaraganiriye mubona ubuzima bwe kuntu bisigaye bimeze muri iyi minsi ntabwo byoroshye nyine ubuzima bwarahindutse bigenda nkakura mwabibonye ariko nyine nkuko twese tubizi ubuzima nyine niko bumera ubuzima bugutwara aho bushaka rero kiriya gihe namubwiye ko namuhaye nimero zanjye muziganishira kwa papuro ko na telefone yari afite mubwira ko umunsi umwe azampamagara tukavugana nkajya kumusura cyangwa se byanakunda nawe akansura uyu munsi yansuye n'abana turi kumwe nuko bo nyine babyanze kujya kuri kamera nyina yababujije ariko abana barahari nifuje ko uyu munsi dusangira ibiryo mugiye kubona mu kanya niyo mpamvu turi kumwe banze basuhuze nawe muraho ni mama Shafi nk'ibisanzwe ku bantu bari banzi nari narabuze nyine iby'ubuzima nawe murabizi ariko Keza ntago ajya acika intege niko ntabivuga yakomeje kunshakisha arambura ariko uyu natunguwe n'ubushize twakutanye mu muhanda amanimero umunsi musaba nze musure n'abana arebe nyine uko bimeze ahambwe ngo reka dusangire ucyura abana nibura mbahe ibyo badaheruka basi bagende bisanzwe ariko nyine tunasangire tunaganire n'abana bese narimbazi ntago narimbazi n'ubwa mbere twahuye ariko afite abana bakuru kandi beza bitonda rwose nukuri afite abana b'imfura igihe nikigera nabishaka ubwo azababereka gusa tugiye gusangira nagira ngo ubugari bwanakonje noneho mwihanganire ubugari bwacu ukuntu bwabaye ni ukuvuga ngo mutantine wa hano yagiye kubusonga nsanga yasonje buke nsanga ni buri buduhazi ngenda nongeramo agafu kongeramo agafu bugenda busongeka nabi weya ntacyo buri ega abantu bose ntago bajya bakunda gushobora ubugari bw'imyumbati buragorana ariko buriya kawunga ubwo rero ntihagire umuntu uza kuza kuduseka avuga ngo ubugari ngo busonze nabi banje kubibabwira mbere ko busonze nabi ubwo nyine ariko burahiye kandi buramirika mushaka ushyire mikoro hano hasi gutya ega sinabiheruka wasanga nabyibagiwe ukarabye ngiye umuntu akarabije umuntu ngo ntabwo no kugira ngo utazagira icyuma nakwima kimwe ufata kano gasabuni ko kanini ushyire mu rusombe isombe bigira apeti urumva nyine gishize ni kinini mana biwumugisha pe imana ibyeze ndabizi ko muri uru rugo iyo maze guteka ndavuga nti mana ubyeze nubwo utavuga amagambo menshi si ngombwa amagambo menshi buriya biba bihagije bigera ku mana biba bibaye rero nizere ko namwe tutazisanga amazi ngarabe naza kwibagirwa ibiryo biraryoshye mbabarira urya wiyongeze isombe rwose ndabona rimeze neza ntabwo ari rishyashya ngiri rishyashya ngo ntiryohe ni iryoje twaritetse ejo ariko rimeze neza tantine hano ntabwo ijya ari akarase muze gushyira mu gasorori
gute kugupfunyikira tuje gutwara ko gakeya nibura ntigera mu rugo kukuza kurarira nijoro ushireho nk'ibijumba cyangwa abatantine mu rugo tantine mu rugo bameze nabi bavuga ngo uriya mugore yaje hano afite ubusambo yatujyaniye ibiryo ntabwo mbeshye ntabwo yabivuga kuko none si ibyo ngibyo ahubwo se ari hehe yaje tugasangira cyangwa afite umwana mbwira abafashe umwana ngo ko bagana yigiriza neza abadukurikiye muryoherwe katugira peti rero ubwo sinzi umuntu n'ibimuniga byabasha kamaze numve tantine nimbazi gukora agasombe niba tuyoga tutabaye duke simbizi ariko ibyo abakozi pe bimeze neza kameramani nusonza nawe uza gukoramo ntareko ndabizi uri kumira amaritiro ntabwo tugira ubusambo ntatugira ibisambo nuko nyine ari igihe ubuzima buhinduka ariko ntabwo turya cyane hoya rya njye nshaka ko murya n'abana mugahaga aza kore ndabizi uko wihaye kuri ibi ngibi ni ubusa kuri wowe ndabizi uko wihaye wigaburiye uyu munsi dusangire abana barye akoze kandi kunyibuka ndabashimiye pe ubuzima Kigali buragoye ntabwo biba byoroshye abantu njya mbona bakora ibiganiro barya bari kuvuga ngo birahenze ngo umukino w'ibiryo ngo birahenda ngo umuntu uzakinisha gukina ngo gukora interiviyu ngo arya ngo aba yahebye ngo aba afite akantu si ngo ubuse wabufashe waba utoye ko mbisi utakihangana ngo ntiwakihangana ngo uburyo dusoje nakora batagira ngo twabaye ibisambo twamucuze ariko uzi kurya abandi umuntu ari kureba ntabwo biba byoroshye washize kuri iyo sahani ikibazo nta sahani zirimo aho utwo tubundi abantu rwose mujye mumenya kwita ku bantu bakeneye kwitabwaho nicyo kintu mbashishikariza ntabwo urihisha se wihisha ikindi ukeneye kukureba ntabwo nari guhora nsakuza n'ubundi bavuga ibintu byose nabihozaga kuri kamera ibibazo byo mu rugo none si ubwo iyo nza kuvuga n'ubundi bari kuvuga ngo bya bindi iyi niyo ca n'igabura pe iyi niyo reba isonga iyi niyo ca utarya n'inyama se wagowe inyama zirengeye kazimazemo yego ubwo keza akunda gushakisha abantu sinzi impamvu yari yaratinze kumbona njyewe urumva ikintu cyagishe ni telefone yawe undi iyo umuntu adafite telefone kuboneka biba bigoye umuntu barakubwira ngo umubyeyi ateza utwe kugira ngo atabare urubyaro ko nta invitation baba baduhaye abana kugira ngo baze kuri iyi si aya ntayo pe twebwe tuba twabishatse tuba dufite urukundo rwinshi rwa abagore kandi uzabyara n'abandi nase niba aragusubyaye bibaza ariko wakinzeho kwako kugeka uzabyara n'abandi nza nzamubyarana n'umushinwa ahari oya mwese ushaka uzabyara abandi bana bitewe n'uruhu rwa se bizaterwa n'ubuzima nyine uzaba ubayemo n'uwo mugabo uwo wundi aramutse aje akanyereka nk'uwa mbere yanyeretse kuko nkaba ndi mu biki ko usigaye ntinya n'abagabo ko usigaye mbatinya pe mwese uzasaza gutyo cyari mutoya uzasaza utyo umugabo uzantinyuka se ntiwaheye kuba wishajishije uretse ubuzima bubi nyine umuntu anyuramo bukamusubiza inyuma undi umugabo bwose umugabo utagushaka yaba ari uwawe yanze kanterete agomba mbona keza usa nkaho uri kunshakira rinya ruzi se ni njyewe mufite ibiseriye n'ukuri bitewe n'ukuntu nkuzi mama Shafi ni imfura y'u Rwanda bitewe n'ubuzima yanyuzemo wenda turetse bya bindi by'amatiku
yo kuvuga ngo umwana ngo mukase w'umuntu ibyo byahise nyine nkunda niho navuga abantu bakuvugaga nabi ngo uyu mukase ngo ibiki ariko burya hari ubuzima umuntu acamo bukamera nk'ishuri nyine ubundi bajya bavuga ngo inzu utararamo ntumenya aho iva none se ubu ngubu koko nk'ahantu twicaye nyiri inzu ntuzi pozisiyo y'inzu uko imeze maze nk'umuntu uri hanze yabwirwa n'iki uko bimeze ntagera mu buriri ntagera mu cyumba mbere ntuzakira umuntu mubanza bitewe n'ukuntu wumvisha amagambo y'abantu uzagende uzabanza unamugerageze umumenye nawe impamvu uri kunshima muri uyu mwanya hari abantu bavuga ngo buriya impamvu ari kumushima ni uko buriya yagiye amusaba ibiganiro akamuteranya n'umugabo ibintu nk'ibyo ariko mu by'ukuri pe nzi ko uko biri yavuga ngo nta byera de ariko nta kindi kibazo cyawe ngewe waba akizi yabitubwira muri komenti ariko asanga ariko buriya nta kindi fe niyo mpamvu ko ngerageza pe kandi iwacu ukuntu bandeze n'ukuntu bantoje ntabwo bantoje nabi ku buryo najya kubasebya oya nta n'impamvu ahubwo ngewe nagira ngo nkwibarize nk'umuntu agize ikintu yifuza kugira icyo yagufasha muri buno buzima nk'ikihe kintu wumva gikomeye cyane kurusha ibindi nyine ikibazo waba ufite ubundi ikintu cya mbere yavuga buriya mu buzima ni ahantu umuntu ashira urubavu icya kabiri nk'umuntu wigeze gusonzaho aba azi inzara icyo ari cyo numva ko uwabasha ibyo ngibyo n'ibindi byose byaza kuba ko telefone urabizi naguhamagaje nimero wari wanze no kutwitaba nahamagaye inshuro mazingahe ariko ngenda gushimira pe wagerageje wanyishyuye moto wishyuriye abana kandi bageze aha ngaho babafashe mbese muri make wagira ngo basubiye mu buzima babagamo na mbere n'ubundi nibwo babagamo ni uko wenda byahindutse ariko n'ubundi nibwo babagamo ibaze ko uriya mukobwa yari kumbwira ngo ari kumva yasigara aha ngaha kigumira akaharara n'iminsi ibiri ni uko yiga kandi urumva ntabwo turi muri weekend turi mu migezi iyo bari nko muri vakansi wenda bari gusigara bakansura niga bariya abana ukuntu twabatoje ntabwo bamenyereye kugenda cyane baba ari babana nyine baguma mu rugo bazi ko bicara bakareba bakarya ibyo bafite mu by'ukuri njya nshima Imana yuko abana batarushye wabigishije kuba mu buzima bwose bwose hari abana ushobora kugira bitewe n'ukuntu mwifashije bakaba amadebe niko bakunda kubyita abana amadebe ahubwo bamwe bakaba n'ibirara bakagira imico mibi urabona uriya muhungu mukuru n'ujya umbwira na mbere yarambwiraga ngo ubundi se Keza ko yagufashaga ubundi byagenze gute abana muganira mukajya inama ndambyaye Keza rero buriya ntago duherukana sinzi ko nta telefone ifite ariko se ubu wamubuze mama ndambwira bareba mwana bibazo ufite ubundi mu buzima iyo umuntu yari afite telefone nicyo kintu ushobora gushakiraho umuntu ukamubona ubundi adresse uyivuga ngo ubuzima adresse yo muri iki gihugu turimo ni telefone bafite telefone buriya n'ubuzima nta kintu na kimwe nose uzajya kurenganya umuntu kandi nta telefone ufite azagushakira kukisa abantu njya numva bavuga ngo ufate nimero yanjye yo ku rukweto nose urukweto bararuhamagara kwitabe ntabwo bishoboka nyine ubwo urumva nta telefone ufite nta adresse uba ufite nta n'uwagushaka iyo utaza kuma nimero zawe se ubona ari kumenya umumama muri hariya nawe yamaye amayinite ariko yambwiye ngo muhe igiceri cy'ijana agure pake kugira ngo tuhamagare kugira ngo uhamagare ubone nyine urumva ibintu byose nimpa ari bambwiye ngo twakubonye wagiye kwigaragaza ngo usigaye ucuruza agataro ntabwo noze mbihishe si bwo ubuzima asigaye mbamo se kuba babirakariyemo ahubwo numvishe ngo hari n'akazi bari gutanga mu banyerondo nta hantu handangira ko nabonye harimo n'abagore basigaye barimo ntabwo ari umugore twahuriye hano hirya ndi kuzamuka hano iwanyu atuye hano ruguru n'umunyerondo ni ukuri mwansabirayo n'akazi none se ubwo urumva nibura basi aho kugira ngo ujye nikorera agataro banseke nakwambara iyo myenda hari icyo twese ariko ninde uguseka umuntu aseka akazi umuntu yarambwiye ngo wagiye kwigaragaza ubu washakaga kwerekana iki ngo ubona ubarusha iki abanyagataro navuze impamvu nikoreye agataro
hari abantu pe bagera muri ubu buzima ndimo akajya mu kabare akajya mu buraya, ariko giye bitewe n'ukuntu nabashije kumenya Imana no gusenga, ntabwo najya kwiyandarika hejuru yo kuvuga ngo ubuzima bwa nibura nicuruza ku gataro ku bantu banzi bangiriye impuhwe banakugurira rega cyane. Urumva rero hari abantu bakubona kuri yabo bakumva ari ibintu kabaye mbese muri make. akazi k'irondo rero muri iyi minsi kari gukora abagore cyane, sinzi impamvu. Uziko abantu b'abamama benshi nibo barimo kujya mu bakandangira nako nagakora nose ko nirirwa mu muhanda mu izuba sinajya bo basigaye bahemba 60. Ayo ni menshi none so mfite barabongeje ko nirirwa mu muhanda nkayahanga. Isuga rukwirirwa ari kuzengusa bira bintu bucuruzi bira byo kurya no kuri ijoro udahumirije urarugenda n'injoro. Icyo urumva nagerageza kumanywa ariko zikari buri munsi ni buri munsi ntacyo nibura basi ukamenya ngo ndi mu muhanda mfite icyo ndi kurinda. Ega n'abo bana banyemba ndi kubarinda bashobora kumpamagara bakamenya ngo aho utuye hateye umujura. Mbese nese wabyemte kujya mu rundo kugira ngo urinde abana bawe n'abana banye n'abarinda. None se ubu ahantu haramutse habaye ikibazo nambaye iriya uniform nibura umuntu yagerageza akaba uyu ni umunyerondo twamubwira ikibazo nkaba nkagerageza no kugira irondo bisaba kurara. None se bari abagore bambaye iriya myenda bandusha iki? Ubu se ko nikoreye agataro nazi ko nzakikorera nyine ako keza nawe wishinyagura mbabarira. None se uhindura akazi nagahindura uriya mugore duhuye niwe utumye uhindura akazi ubwo ati ndisubiye nyine namurebye bitewe n'inyuro z'abantu banyuriye bavuga amagambo menshi ngo ubwirasi narifite. Mu by'ukuri nta bwirasi nari mfite kandi abantu bajye bareka kumva ko ari ubwirasi. niba mbere wari ufite amafaranga umeze neza no reka rero nakubwira ikindi kintu. Abantu bambwiye ko ndi umwirasi, iyi nama nanabagiye umugore uzi ko udafite icyo ukora nushaka utangire kubyitoza hakiri kare. ahubwo bamuganye nakwifuza yuko uhura n'ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo, ariko nimba uzi ko ubayeho uteze amaboko uzi ko umugabo ngo aragwa buri cyose ujya muri iyo modoka ibintu birahinduka. Si no kukurambirwa biranahinduka. None se ubu nari mbizi ko yagera ku mugore wa gatatu. Tureke umugore wa mbere ari we Mama Safi namumenye inyuma kandi nawe watumye mumenya n'umugore mukuru nawe umugore mukuru ndanamwubaha nta n'ikibazo nigeze ngirana nawe. uzuru wa nageze aho ngaho mva mu nzira rwose inyuma haje wa gatatu mutera inda mugiriye inama yumva ko ndi umugore mubi ngo ndishyari nzamuroga. Haje uwa gatatu nta nubwo muzi. Ntago muzi nahuye n'uwa kabiri uwa gatatu oya nahuye n'uwa gatatu uwa kane niwe ntazi. uwa kane ni umukobwa nawe wari ukiri mutoya nawe bahuye nyine mu tubari basangira. Aho ikibazo ubu ngubu keza ugiye kunsubiza baraje bavuge ngo ngo agarutse mu busutwa bandariko ngo araje agaruke mu magambo twari twaramubuze. Nta magambo ugarutsemo, ugarutse ku giti cyawe, ugarutse ku buzima bwawe. Njye nifite ibibazo byanjye ahubwo wabona akazi akariko kose akandangira. Ubu ngubu ugewe ndibaba noze ahubwo wowe nuko utameruka. Noze ubu abantu banzi nuko nakwepaga muri quartier aho abantu bari banzi najyaga no kumesa nta makuru ufite. Ahubwo ubu nari nzi ko ndi buze ukamanikira kanibura mu baturanyi nkajya no kubamesera imyenda. None ikikugaburira buriya birutwa no kujya kwiba. None se njye kwiba njye mu kabare se none njye mu kabari gukora mu kabari nyine njye gutega. None se ubwo ninjye gutega nanone bazavuga ngo n'ubundi papa Shafi yari yaravuze kuri ya mugore ngo ntabwo ashobora. N'ubundi bahereye kera bashakisha aho amakosa bari barayabuze. Rero jyewe ibyiza akazi kose uzabona aho bakeneye umukozi uzandangira ikizatuma abana banjye babaho. Nako buyede wagakora se ntagakora Safi ko yagakoze nubwo yarwaye mu gatuza bakamufasha. Yego ndashima Imana yuko ari igihe yigeze koroherwa, ariko nuko ubu ntaherutse amakuru ye sibyo. Simbizi neza koko simperutse amakuru ye. Nyine telefone yanjye urumva naregurishije kugira ngo ugaburire abana. Uko biri kose Safi yagiye agira ikibazo kubera ko yagiye ku ndege. Nawe urabizi ubuzima yabayemo njya kumushakisha. Urumva ibyo bintu byose nanjye bifite
ufite ubuzima nagiye ndeba niga bw'abantu uribuka tuvugana nyene mvuga ko ntakeneye shafi nari nkeneye nanjye kubaho mu buzima bwiza ariko buriya bajya bavuga ngo igihe cyawe iyo kitaragera ntuyihutishe ibintu nujya kubyihutisha urasanga uri kugwa mu mwobo kandi ari wowe wawishoyemo njye sinkeneye kwishora mu mwobo ndi kuwureba nkeneye kubaho mu buzima Imana izangenera ntagire umuntu ugira ngo ndi kuvugishwa nuko uyu munsi cyakoze pe ndashimye cyeza mana we naguze ukuntu uzige naherukiraga inyama ahubwo reka uzige naherukiraga inyama kameramen useke naherukaga inyama kera asize igihe kinini sinaherukaga kurya neza keza uyu munsi do yanyakiriye yambwiye ngo nishaka ngo ese kutamaye akarahuri basi nanjye nsome kuri iyi fanta dore mperuka kunywa fanta kera wa muntu we okay umuntu ajya yiyemera kugira ngo wumve ega ntago nkirima amashafi waho ndi wa kera barakubwira ngo iyo utarabona ntabwo uvuga bizongera uzi ko hari igihe bigenda gutya nyuma bikaza cyagiye twavugaga nuko hari icyo umuntu atarabona kuri iyi si ikintu kindi gihe navuga ntazagira umuntu ucira umuntu urubanza mu bantu iyi si ni umuzunguru gutya uko tureba ukwezi cyangwa tukareba izuba niko n'abantu nibwo buzima tubamo twese nibwo tubamo kubera ko buriya rero ushobora kubaho ukishima ukanezererwa abantu bakuba buriya mugore ni umwirasi uriya mugore yagezeyo nakugerwaho mw'abantu nta muntu n'umukire ufite miliyoni kuri konti akomeza gukora ashaka amashomere ku gafanta ese umushira inyota nubwo kadakonje buriya rero hari ijambo rimwe nashimye ejo bundi muri veyo yo kuri Zion aposo yaravuze ngo uyu mwaka ni uwo kugira gute wo gusunikiriza tukagerayo umva ni ukuvuga ngo ibyakunaniye babishaka batabishaka wange ukunde ugomba kugira gute kurwana nabyo mpakugere mwa babyeyi mwe mu nyumva mwa bapapa sinzi unkurikirana wigeze kunyanga uwo nigeze kukomeretsa ariko ku ruhande rwanjye ndabasaba ndi umubyeyi sinakwifuza yuko abana banjye bajya gusabiriza ku muhanda buriya buzima nta muntu wabwifuza nta n'umuntu wabwishimira pe ariko nkeneye nanjye kugira icyo ngeraho hakigezaho abana banjye nicyo nifuza pe ndabyifuza kandi si ukubyifuza ku bundi umuntu uzajya ubona n'ikiraka icyo yabona cyose ubwo reka twe kuvuga icyo yabona cyose ubwo ni ugufura ntabwo ari ubusambanyi cyangwa oya ari igihe uvuga akazi ako ariko kose umuntu akabyumva nabi ariko yewe nubona ikiraka icyo ari cyo cyose ujya umbwira cyerekane yaba ari ukumesa yaba ari gukora isuku ikintu kizatuma ntera imbere n'abana banjye bakagira icyo bageraho kandi abana banjye bakarya mu mahoro bakabaho neza njyewe nicyo nifuza nk'umugore kandi iyi nama nagira n'abagore bagenzi banjye rwanira urubyaro rwawe rwanira ubuzima bwawe ugira icyo wigezaho kandi muri iki gihugu ikintu nshima ni uko hari n'abajya bigezaho ukajya kumva umuntu arashima ngo jyewe mama iki n'iki nikorera ibi bimfasha nsigaye nambara iki gitenge nakoze bizinesi nanjye nkeneye kugera kuri iyo bizinesi ikanteza imbere ntabyo kuvuga ngo ndi guhangana ngo umugabo angurire iki yishyure oya nzishura umwana wanjye minerivare kibe 2,000 ariko ari wabyikora arayangera buriya amafaranga y'ubuntu wa muntu we nta gaciro tuyaha ariko iyo wavunitse nk'ubu kare nagiye ahantu mesera umumama yamaye 2 ama n'umuceri nimo ndi kukubwira uze kumpfunyikira agasombe abana nibura nine ko umuceri arenzeho ari agasorori gatoya ufite umuceri ariko urafite mabana sinakubwiye ko nagiye kumesa yamaye 2 uwo mumama yabonye yarebye kuri YouTube
za nimero wampaye urabizi ko hari umumama nyine twari duturanye yari afite nimero ze aramunda ega namugiye ngo ni blague do ukuntu intoki zanjye zabaye ntanakomeretse ujyaga siga verine no yari najyaga nsiga do ukuntu intoki zanjye zabaye ariko nawe ngize abafundi ubundi bajya bavuga ngo iyi si ni ishuri ubu nubwo nkibibona Amaji niwe yigeze kuvuga ngo ku isi wahageze bikomeye ariko ku isi twarahageze ubu ngubu kugana ku musozo reka dusoze kuko twagira ngo nyine ndabona abana barambiwe kandi amasaha agenda ndabona bwije ikangire mbareke batahe twari twasangiye bansuye mu rugo ubwo rero nanjye ndashaka kuzashaka kanya nubwo mamashaka yanze kuhanyereka ngo ahantu baba kenza hakwereka zahanyereke buriya twese twarahabaye ubwo buzima twese twabubayemo nta bitewe n'ukuntu mbabaye nukuri kandi nayo naranze ibintu byo gusubira kuri kamera koko mwavugaga ngo ibintu byose ngo mbihoza kuri kamera ibi oya ntukajye wumva abantu barashira ikintu gihari sibyo we nugira n'ubona wamfasha kaniza kamatusha sibyo simukadi zirahari nashiraho simukadi hajya nkuvugisha nkuriya mama nimero zawe nazibonye kandi ku bantu abantu batuzi neza baherutse hano barabizi ko hano nigeze kuhagera kera hashize igihe kinini ko waranimutse cyagiye wambwiraga ngo handi nkagira ngo nahandi rero buri muntu utimuka nuko abana neza n'abantu ababyeyi mwe ikintu mbasaba ni kumfasha abana bakure neza abana b'igihugu kandi twifuza yuko iterambere ry'abana icyo kintu cya mbere mfite umuhungu ariya ntabwo ajya akunda ibintu bya kamera we ntabwo umunsi bazabyemera umunsi azabyemera muzababona ndashaka kuzajya ubutaha undi munsi twabipanze nzabasura mu rugo kandi ikindi kintu ngewe nagushimira ukimara kubimenya no kuri uriya mama wahise umbwira ngo ese abana banyweye igikoma unyohereza isukari baje banezerewe bameze ngira neza wigendere rero ndagushimiye pe nk'umuntu twabanye kandi nanjye ndagushima kubera ko nyine wabaye intwari kuba warahise uvuga ati nimba bino byanze niba umugabo ampemukiye gutyo reka mite nshakisha ikindi kintu ntabwo aterana ubwa byereka mbwire n'inama n'umubyeyi watekereza guterana abana ntago waba uri umubyeyi ugena ufata nk'igisimba ko buriya ababyeyi ni twebwe tuzi akababaro k'abana ni twebwe tuzi umumaro w'umwana buriya iyo utwise amezi 9 umwana n'uvunika n'ubuze uko uba uri kuribwa uko uhindukira uko udasinzira umugabo ntabyabazi ariko buriya bibaye byiza uri umubyeyi ujya urwana n'ubuzima bw'abana bawe abaguseka baguseka ariko nibura umwana namara gukura azavuga ngo wenyine azakwita ntari ifite umubyeyi iyo urera ntabwo uburuhira ubusa oya iyo urera ntabwo uburuhira ubusa buriya ariko Imana yonyine ibizi impamvu ibifite na gahunda ishobora gutinda agashira n'imyaka 2 3 ariko igihe kiragera Imana ikagusa ushobora kubura uyu munsi ariko Imana Imana se ubu narinzi ko tuzahura hashize n'igihe kinini pe amezi 8 ari hafi umwaka reka rero dusoze ndagushimira reka kubona abana batangiye kurambirwa kambareke turya gasombe nushira gasombe mu gasororo hariya hanyuma mutahe wenda mwana karyeje kuko muriye wenda mushatse mwakaryeje ubwo tuzasubira ubutaha nigira umukobwa ugira peti niyo yagira sanga ari yakubwiye ngo wamaye kuri ka gasombe ubwo rero wakirira nta kibazo ubutaha ubwo nimbasura nyine muzabibona tureba hano batuye nzakubwira nzareba nyirinzo nusanga ataratwirukana tuzakubwira none se reka dusoreze hano ikiganiro cyacu bye bye